Hello guys, wari uzi ko ushobora gutangira gukorera amafaranga kuri YouTube udafite abasubscribers 1000 n'amasaha 4,000? Yego, YouTube yashyizeho uburyo bushyashya muri 2025 bwitwa YPP Right. Kandi buroroshye kurusha ubusanzwe kabisa. Reka nkwereke ukuntu nyine wabitandukanya n'itandukaniro ry'ubwo buryo. Ubundi wowe icyo usabwa ni gukora subscribe ugafungura inzogera kuri 3DX kugira ngo ujye ubona ibiganiro bya buri munsi mbahereza. Ubwo rero ikintu cya mbere gisabwa kuba ufite telefone na channel yawe na content ugiye kuza creating. Ibyo nubu bifite rero, bizagufasha cyane koroshya ibintu. YPP Right ni uburyo bushyashya. Nyine ubwo ndi kugusobanura YPP Right ikintu bisobanura. YPP Right ni uburyo bushyashya bwo kwinjira muri gahunda ya YouTube Partner Program, ariko budaha umuntu amafaranga aturutse ku matangazo. Bimwe nyine ujye ubona bashyiraho ama ads ku ma video yawe ukabona kwinjiza. Ubu buryo rero ntabwo bugendera ku matangazo. Ubwo urumva buroroshye cyane. Katwumve icyo bisaba. Umuntu turi bureba no video kugeza irangiye araba afite ubushobozi bwo gukora cyangwa agakorera amafaranga menshi kuri YouTube adasabye ibyo bintu. Kandi murabizi bajya bavuga ngo niba umwaka urangiye views zose wari ufite zihita ziba zero. Iyo wakoresheje ubu buryo rero views zawe ntabwo ziba zero, zirakomeza zikabaho. Niyo mpamvu ubu buryo ari bwiza. Rero ubu buryo buguhereza uburyo bwo kwakira super chat, super thanks, membership ndetse no kugurisha ibintu byawe. Ukoresheje YouTube shopping. Ugakoresha ibintu byawe ukabigurishiriza kuri YouTube. Ubu buryo rero nibwo buguhereza ubu burenganzira. Ikindi kintu, ubu buryo niba ari super chats, sinzi niba mujya mubona ibintu biba kuri TikTok byo gutanga utuntu tw'utugift n'iki, super thanks, super chat. Nyine none hari n'urwego ugeraho nyine bitewe na chat wakoze ukuntu ingana, cyangwa se na live wakoze. Ira live chat simuzi ukuntu bikorwa. Urayikoresha bitewe n'ukuntu wayikoze ingana. YouTube hari amafaranga runaka ikugenera. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ino video ni ingenzi cyane. Kandi ikindi cyiza cy'ino video, nta nubwo ari ndende wenda ngo yakurambira. Oya, ino video si ndende. Ino video ntabwo ari ndende ku buryo nyine yakurambira. Ubwo rero reka turebe ibisabwa. Ikintu gisabwa muri YPP Right, hasabwa abasubscribers 500. Urumva ni bakeya. Video 3 zashyizwe kuri channel mu gihe cy'amezi 3 ashize, nyine n'amasaha 3,000 mu mwaka urangiye. Ndetse nyine niba ubishaka wowe wa uploading amashoots menshi ukagira 3,000,000, ukagira views 3,000,000 kuri short. Ntabwo bareba ngo warebwe igihe kingana iki, ni views gusa. Views 3,000,000 kuri short. Ibi ngibi biba bibaye uba watangira gukoresha ubwo buryo rero urumva buroroshye cyane kurusha YPP isanzweho. Ubwo nyine nimvuga YPP cyangwa YPP Right, ubwo nyine ni YouTube Partner Program iba ihiri. Ni YouTube Partner Program iba ihiri. Ibi byose rero wabigeraho neza cyane wifashishije YouTube. Ukoresheje YouTube yawe nta kindi kintu navuga kigusitaje. Okay, iyo umaze kugira abasubscribers 1000 n'amasaha 4,000, nyine mu mwaka umwe, iyo umaze kubigira mu mwaka umwe cyangwa ukagira views 10,010 mu gihe cy'amezi 3, ushobora kujya muri YPP. Ubwo nyine ni muri YouTube Partner Program isanzwe. Ibi nibyo nyine biguha amatangazo ku mashusho yawe. Nibwo buryo ushobora kubona amafaranga menshi kurusha ahangaha. Sinzi niba ubyumvishe. Ubu buryo bugufasha kubona amafaranga menshi bwa YPP. Gusa nyine ku bantu nyine mu kiri standard
kugira amasaha y'ibihumbi 4 n'abasubscribers 500 ni ibintu nyine biri hejuru, niyo mpamvu nafashe nkagukorera ino video kugira ngo umenye ibisabwa. Ubwo nyine urumve ikintu gisabwa nta nubwo ari kirekire, ni ibintu bikeya uba ugomba gukora, ariko hari ibyo abantu benshi bibeshyaho. Ubwo kandi n'abantu bibeshyaho ntabwo winjiye mu mafaranga nyine automatic, ibintu abibona ugomba gusaba uburenganzira kandi YouTube ikagenzura channel yawe. Nyine iyo winjiye muri YouTube partner program iri isanzwe, ntabwo ba winjiye mu mafaranga winjiza automatic, uba ugomba gusaba uburenganzira. Ikindi YouTube igakontrola channel yawe, mbese ikayigira nk'iyayo. Ikindi kintu, 3 miliyoni za views ntabwo bivuze amafaranga, bitanga uburenganzira bwo kwakira super chats gusa. Iyo ugize 3 miliyoni za views bitanga uburyo bwo kwakira super chat gusa. Content yawe igomba kuba yubahiriza amategeko ya YouTube, bimwe bita community guidelines. Nta tegeko na rimwe rya YouTube wica. Okay, ikindi cya mbere, dore inama 3 ngufasha gutangira, dore inama 3 ngufasha gutangira kugera kuri YPP right cyangwa full. Inama ya mbere, kora shoot z'uburebure bw'amasegonda 15 cyangwa 30 zishimishije zifite message ifatika kugira ngo abantu bajye bagaruka kureba shoot zawe. Iya kabiri, okay, shiraho video z'ibiganiro, tutorials cyangwa inkuru nshya byibuze mu cyumweru kimwe. Gira ubwo ibyo ni inama ya gatatu, gira community cyangwa se nyine kwa kundi uba mu matsinda. Saba abantu gusubiza ibibazo, gutanga comment no gusangiza video zawe za share nyine, no kujya muri comment bakakubaza cyangwa se bakagusubiza n'iki, kwa kundi nyine uba wataginzemo nk'utubazo bakatugusubiza. Okay, ubwo rero ibyo bihita bigufasha cyane kumenya ngo mpereza bande video, ni bande bakurikirana ibintu nkora. Njye nkubwije ukuri, sibyo izino video ntago mba nazikoze ngo nyine muzire. Wowe ushobora gushyiraho comment yawe ubundi umubwira ngo nkorera iki kintu. Ntago ndi umu content creator ku buryo mvuga ngo nkora ibi bintu gusa, bivuze ngo rero ubusabwa kumbwira ngo nshaka video imeze nka gutya nkayigukorera, kuko uzarebe umuntu wese wansabye video nkoresha uko nshoboye mu bushobozi mfite, nkareba ko namuhereza video. Okay, ikindi rero, niba ushaka kumenya amakuru ajyanye n'amategeko mashya ya YouTube, gukuza channel yawe no gukorera amafaranga kuri short, shyiraho subscribe ubundi dukomeze kujya mbahereza video. Ikindi, ntiwibagirwe kugenda usize comment yawe ya video ushaka kuzagohereza, kugira ngo ubutaha ninshyiraho video azaba ari yawe duhurira no kuri YouTube. Nta muntu uvuga ngo niki, nta ureba kubyiki niki, nyine niko navuga gusa. Video yindi nzakora n'uba byanditse muri comment azaba ari yawe, nta wundi muntu nzakorera video utari wowe. Ikindi rero, cyambere ino video nigufasha ukore like, nitanagufasha ntukore like. Ikindi, bibaye byiza wakibuka kumbwira ikintu ntakoze neza nkazagikora ubutaha. Iyi rero ni 3DX nkuko bisanzwe murabizi, ni inyuza y'ibintu nyine, ntabwo ari njye nyine unyuza y'ibintu byinshi cyane nyine bizima gusa, none irabafasha cyane, nzi ko hari abantu benshi mfasha. Ikindi, niba ino video wayirebye kugeza kuno munota uri umuntu ukomeye kabisa. Ikindi, indi nama naguhereza gatoya, sibyo, indi nama naguhereza gatoya, niba ugiye kujya mwiranoza ya short, niba ari short ugiye gukora, ugomba gukora short nyine y'iminota igereranyije. Ubwo rero bye, ndabakunda, ciao, tubonane mu zindi.